président de la RDI va faire l'annonce de la politique générale de la RDI. mbabwire ko ndishimiye kandi ko mbakunda wambara mutize mbakomeza batubwiye ko ibiganiro dukorera aho ngaha baza kumara igihe kirekire bakaba ntahagije kandi twakerera iminota mirongo ine. Ni ukuvuga rero ko ngomba kuvuga mu magambo make iyo nashakaga kubagezaho. Ndabona abenshi muri abanyarwanda muri kumwe na bene bacu b'abarundi na bene bacu abanyarwanda n'abarundi ntabwo biza ku ngoma, biza ko abarundi bari aha bataza kubera umuntu muri kinyarwanda baracyumva. Niba baturanye Kongo birumvikana ko nza kuvuga mu Gifaransa, ni nacyo nari nateguye cyane kugira ngo nsomere discours, ariko ndagira ngo bambabarire banze mu Kinyarwanda. Je demanderai à mes frères congolais de me permettre un petit moment afin que je puisse m'exprimer dans la langue rwandaise, notre langue maternelle. Et je demandais aussi à mes frères burundais de prêter une oreille attentive parce que je sais qu'ils comprennent notre langue. Et que si jamais je ne pouvais pas me suivre, je serais disposé aussi à l'intérieur. Donc je serai très présent parce que le temps est très limité. Et là, le moment que j'apprécie considérablement, c'est le moment où l'assistance peut prendre la parole pour me poser des questions. Alors pourquoi est-ce que je suis ici? Je suis ici pour expliquer en partie l'existence de notre parti. Ce qui veut dire Rwandan Dream Mission. Vous parlez de sa politique, de son objectif, et aussi expliquer le combat, pas seulement du parti, mais le combat du peuple rwandais, pour réaliser son unité, pour vivre avec les pays voisins, en parfaite harmonie, et bien entendu préparer l'avenir de nos enfants. Parce que il serait inutile de voir quelqu'un comme moi me tenir devant vous, vous expliquer ce que nous allons faire, comme si ce que nous allons faire dans les années à venir me concernerait énormément. Me concernerait, oui, parce que j'ai tout intérêt à ce que les années à venir, que ce soit 20, 30 ans, 50 ans, les générations futures puissent vivre dans un pays où ils peuvent s'émouvoir, s'exprimer, sans craindre ceux qui sont au pouvoir. Autrement dit, la recherche de la vérité pour les générations actuelles et les générations à venir. Ubwo rero ndagira ngo mumbabarire mbabwire neza amagambo make Kinyarwanda bariya bene bakomeza kubagaho. Abatanga ijambo bababwiye ko ishyaka ryacu mu by'ukuri rifite icyo rigenderaho. Abenshi bakunze kwishongora mu inzozi, ntabwo ari inzozi, inzozi zirenze ibitekerezo, ariko iyo urose neza ntashira igihe ukazabigeraho ubugira imana. Twebwe rero turota ko nk'uko Martin Tekingeroya turota ko umunsi umwe igihe kizagera abanyarwanda twese abazaba bakiriho bagomba kubana mu mahoro nk'uko abasokuruza bacu bagaze. Iki ni ikintu mutagomba kwemera. Ibyo intambara zagiye zizana zo guteranya abanyarwanda
ni ibintu bizarangira. Ibyo niko nibwira. Kongera tukabana, tukabana, tugashyingirana, tukaramburanira imiriro, tugacanira, tugakamira, mbese nk'uko byagenda. Amateka rero ntabwo yaduhiriye cyane, kubera ko aho politiki zitangiriye, politiki zivanze no kwinjira kw'abanyamahanga mu bihugu bya Afurika, byatumye haba impinduka zikomeye. Ntabwo zabaye kubyerekeranye n'ubukoloni, byabaye no kubyerekeranye n'ubutegetsi bwa Kinyarwanda. Kubera ko ubwami bwavuyeho mu Rwanda, hashyirwaho ubutegetsi bwa Repubulika. Ubutegetsi bwa Repubulika bwagiyeho bushyizweho n'abantu b'abasore. Hari abantu bibwira ko bashyizeho ko bari abantu bakuze n'abasaza neza. Abantu batangiye politiki mu Rwanda bayitangiye bafite imyaka 21, bayitangira mu maseminari, baza kuyirangiza bafite nk'imyaka 32-33. Kugira ngo abagiye bitaba Imana bakuze n'abitabye bafite imyaka 50. Ntabwo rero iyo Repubulika twavuga ko nta bintu by'inenge yagize. Byarabaye kuko Repubulika yagombaga kuzana demokarasi, ariko uko byari bimeze muri Afurika nk'uko byageze aho ngaho, ibihugu byose birirara bivuga ko bigendera ku buntu, bigomba kugendera ku ishyaka rimwe, kubera impamvu ziturutseho, ku mpamvu ziturutse ku bakoloni. Kubera ko imishyikirire y'Abanyamerika ubu niyo bagusiye muri iki gihe, Abanyamerika bumvaga ko niba badashyizeho ubutegetsi bo bishyiriyeho ngo bashyireho ishyaka rimwe kandi bategeke ku mayeri y'ibyo bihugu, Abarusiya bashobora kubamba ubutegetsi mu bihugu bya Afurika. Uko byabonye independence kuva muri 1957 utangire kuri Ghana, ntabwo uwashatse independence ya Ghana ndetse agashaka ko n'ibihugu byose bya Afurika bibona yabayeho. Bamukoreye kudeta bashyiraho umusirikare utajijutse cyane, birumvikana ko yategetse uko byishakiye. Birumvikana ko ibindi bihugu nabyo byakurikiyeho. Uwo muri Ghana we yavuyeho muri 1971, kugira ngo n'ubu ntabwo ari ngirango, yitwa Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah mu by'ukuri tumwita Docteur de l'indépendance africaine, kandi kuko mu by'ukuri yarwanye intambara y'umwana, ari umunyeshuri arangije muri Université ya Lincoln muri Etats-Unis, yumvikana n'Abanyamerika b'abirabura bashyiraho ikintu bita panafricanisme, barangiza bakora independence y'igihugu. Abandi batashoboye kubaho nka Lumumba, yibwira ko mwese utazi Lumumba azamwiga, amye ko Lumumba yatangiye politiki y'umwana muto, bakamwita afite imyaka 36, akitwa n'abantu yagiriye neza, akitwa n'abantu n'umuhoza ari umukarani we particulier. Urupfu yapfuye muraruzi, yapfuye urupfu rw'abashanyarazi, kandi ntabwo ari ukuvuga ko ari abanyekongo babiteye, byatewe n'abantu badafite. N'abandi nk'abo rero byarakomeje biza no kugera mu Rwanda, kugera no mu Burundi, kugera no mu Uganda, aho bitageze muri kariya karere dutuyemo, muri tayari igihugu cya Kenya n'igihugu cya Tanzania cyashoboye kurokoka. Bityo rero independence zo muri Afurika ntabwo zashoboye kugera ku nshingano zari zemereye u Rwanda, kubera ukwivanga mu buyobozi bw'ibihugu byo hanze. Kuva aho urukuta rwa Berlin ruhirimiye, ntabwo byaboroheye. Bavuga Abanyafurika ko bagomba kuzana independence, ko bagomba kwemera demokarasi. Aho bemereye demokarasi nko mu Rwanda niho ngira ngo ntanga urugero, bagiye mu mashyaka kubwira perezida wari uriho ko dushaka ko demokarasi yakuzura yaza mu Rwanda, biza kubera rimwe n'uko intambara itangiye ku itariki ya 2019. Ntabwo rero demokarasi twashakaga twayigezeho, izana n'ubu byaje gusimburwa n'intambara. Intambara yabaye yarumariza, abantu barapfa, haza kuza jenoside, haza kuza ubwicanyi budasanzwe bw'abaturage mu gihugu cyose. Hari abishwe n'interahamwe n'abishwe na FPR. Abishwe n'interahamwe birumvikana ko amahanga yo wataraje gutabara yemeje ko abishwe n'interahamwe aribo bapfuye gusa. Kugeza n'ubu
bavuga bijyanye n'abarishwa ariko ntabwo bemeza ku mugaragaro ko abishwe na FPR n'abari abanyarwanda kandi ko bagomba kumenya abandi. Ibyo byose rero ni ibintu biteye ibitekerezo bituma abantu batumvikana, ariko twumva ko tugomba gushaka inzira nyinshi kandi nziza dushingiye kuri politike kugira ngo ibibazo tuzarebe ko dukemura kandi twumvikane mu gihugu cyacu. Bityo rero nkaba nibwira ko kugira ngo ibintu bizarangire ni uko abanyarwanda bagomba kwishyira hamwe, bagomba kwishyira hamwe bagakora ibyo bita mu gifaransa dialogue. Kera tugitangira iby'amashyaka bavuga ko nanone abanyarwanda bagomba kwishyira hamwe, abafite amakosa n'abatayafite, abashaka demokarasi kuko twese twarabishakaga no muri emerende barashakaga n'abari muri opposition bose bashakaga demokarasi, ariko ari mu bose bitanga icyizere twavuga tuti ntabwo turi abamarayika muri byabo byakoze mu Rwanda. Ntabwo nyine bivuga ibyabo ntabwo twagiye dukora muri za 60 kugeza ejo muri 94 no kugeza amagingo aya, ariko mbere ya 90 twumvaga ko iyo nama ari ngombwa no kugira ngo n'impunzi ziri hanze nazo zize twicarane turebe ukuntu twayobora u Rwanda kandi dutarangane ubutegetsi. Ntabwo rero byashobotse, ntabwo byashobotse. Turongera tubigarukeho ko iyo dialogue ari ngombwa. Abana babaye abagabo nibwo benshi mbona hano, ndabona aje mu yanyu ntabwo mbona itegeze kuno. Hari umuntu muri mu waba azi bitaga iyo dialogue uko bayitaga mu Kinyarwanda n'indi bizi. Voilà. Ubu rero nibwira ko ibyo twavugaga tuvuga ko abanyarwanda bagomba kwicarana bakavuga neza ikibari ku mutima kugira ngo babone uko babana, abamakosa bakababarirwa, ariko tugakomeza urugendo rwa demokarasi bitaga rwoko. Kuri ibyo rero iyo rwoko ntabwo yabaye, yaje gusimburwa n'amasezerano yarusha, kandi amasezerano yarusha ntabwo yibahije. Amasezerano yarusha yazamo kibivugoya kugira ngo yinjire nazo. None rero niba abanyarwanda badashoboye kwicara hamwe ngo barebe ukuntu barangiza ibibazo biriho, bazakomeza intambara kugeza igihe wenda n'ibyo gukoresha dialogue bizibagirana. Nkaba rero ngira ngo mbabwire ko twebwe usanga mu by'ukuri hari ibintu tugomba kugenderaho ku buryo bwa politike kugira ngo iyo dialogue ibe. Nuko twebwe tudashaka demokarasi gusa, dushaka demokarasi ibanizijwe n'uko abanyarwanda babana bose, kuko demokarasi yenyewe ntacyo yatumarira. Ikindi dushaka ni uko usanga hari ibibazo byerekeranye n'ubukungu. Ibyo bibazo ntabwo bizarangizwa n'uko bamwe bigizaho umutungo w'igihugu cyangwa se bagakanda rubanda bagakoresha n'ibyo badafite, tutabarangije kwigira hamwe ukuntu ibibazo byarangira. Ibi ni byerekeranye n'imibereho y'abantu. Imibereho y'abantu ni ikintu gikomeye cyane, ariko mu byo twibandaho muri iyi ngiyi mu byerekeranye n'imibereho y'abantu ni ukureba mu gihe kizaza ko umunyarwanda yaba ariho, umunyarwanda azavurwa, umunyarwanda azarya neza, umunyarwanda azagira amahoro mu gihugu cye, umunyarwanda se aziga. Cyane cyane rero icyo kwiga twebwe muri RDI tugomba kwibandaho, kuko inshingano zacu ni ukugira urubyiruko ruzayobora igihugu igihe tuzaba. Njya mbwira abantu ko mwese uko muri abo mwese nta muntu n'umwe muri bo udafite impano idasanzwe yahawe na buri wese. Mujye mureba ako kantu kameze nk'agacuma mwikoreye ku mutwe, ibintu birimo ni ibintu dusa. Ndavuga umutwe niyo mutazi, ugomba rero kubikoresha. Nkaba mbona ko ubutegetsi, ubuyobozi aho buri bwose, aho buri hose, ntabwo icyo tugamije ni uko twumva abana bacu bakwiga, abana b'abakene ntibasubizwe inyuma. Mu Rwanda ibyo kwiga murabizi ko bimeze neza, hateye intambwe idasanzwe.
imishinga mu ngubu igeze nko ku 10, amashuri makuru afite imigenzo nayo yarahari, abana barangiza bafite za diplome benshi, abo barangiza babona akazi, abo nabonye barangije muri Rwanda baza i Buruseli, ari Icyongereza, ari Igifaransa, none kimwe bazikora. Ikinyarwanda cyo nacyo cyarivanze, byose byabaye so, ibindi byabaye nuko wagira ngo umwana ajya kuvugana na nyirakuru wahunze muri 90 bw'ikinyarwanda, akaza hari umwana wasigaye mu Rwanda wenda kwa bene wabo zaba cyumvikana na nyirakuru. Ikinyarwanda tuvuga ubu ngubu nacyo giteye isoni. Ikinyarwanda ntikivugwa neza, Icyongereza nticyandikwa neza, n'Igifaransa nticyandikwa neza, ku bantu bamwe muri ijambo gukoresha, ku bantu bamwe bitwa ko bize bakaba barangije kaminuza. Impamvu ni rero, impamvu ni uko za universite ubu ngubu zabaye business. Impamvu ni uko ufite amafaranga make ashobora kuyabiga kwiga. Impamvu ni uko amashuri y'ikiburo muri universite gukarara, ariko ntabwo ari ibyo dushaka. Ibyo dushaka c'est la qualité. La qualité. La qualité rero mw'enseignement ni ngombwa ngo tuyiteho cyane, kubera ko kumva ari ikintu kizatuma igihugu cyacu kizamuka. Ni ukuvuga ko niba dufite ba engineer, abo ba engineer no bazazamura igihugu, ikaromba urugero ku gihugu ngize ngera y'Amerika. Habaye intambara bita n'inkoto barambwira, intambara bita la guerre de Corée, ni ukuvuga intambara yo muri Korea. Abanyakoreya bari bafite igihugu uciye igice cya ruguru gifashwe n'abakomuniste, icyepfo abanyamerika bararahira abakozi bakabikora. None ubu kure ibigira ibihugu. Intambara yatangira mu 50, ni ukuvuga intambara imaze kurangira, iza kurangira muri 50 kandi hari n'abandi bose. Ariko iyo ntambara Korea y'Epfo abanyamerika bakoze uko bashoboye kose, bafashe abantu batari hasi y'ibihumbi 220, komerezaho barabigisha babwira ko basubira mu gihugu cyabo. Korea muri myaka ya 1960 yari ifite nivo iri hafi ya Kenya. Ibyo na perezida Obama nyirawo yigeze n'abandi barabivuga, zasubutse n'ikuzo. Ariko kubera ko abantu bize bakiga amashuri ataruvuga ngo bagiye kwiga ibintu bya literature, barabyize kwiga ibintu bya siyanse bituma ibihugu bitera imbere. Nibyo kintu tugomba kwitabwaho, nibyo bituma tuvuga ko muri RDI tugomba kwita ku rubyiruko byaba biri ku nzego, kuko abazazamura igihugu cyacu ni babwengitanye. Ko n'abazanye repubulika cyangwa se bakoze revolution abenshi batangiye bafite imyaka 20. Abapfuye ndashaka kuvuga amazina uwundi wapfuye afite imyaka myinshi n'abafite imyaka 50. Nkaba rero nibwira ko twebwe umugambi iyo bavuga ngo social ntabwo ari mitiweli. Social harimo imibereho myiza ya rubanda, birumvikana. Imibereho myiza ya rubanda ni ugukwirakwiza ibyo dufite byose, byaba kubera dufite umuntu akaziwe agafungura agakanda buto, akaziwe agafungura amazi meza akaza. Ibyo ntabwo twakabira, kuko hari ubwo bagira bakabakanga ngo u Rwanda ni igihugu ngo kimeze nka Singapore, ariko na telefoni iwacu muri Gishoma nawe ndetse mumeze nk'utwo turinda gupfa. Mupfuye mute ngarira kwisha batahubwo niba hari akameye ufite wohereze. Ni ukuvuga rero ko ibyo bita le progrès n'amajyambere ni ibintu bitandukanye. Bamwe bakoresha amagambo ahambaye cyane ngo social transformation and political transformation. Iyo political transformation na social transformation igihe itajyanye n'inyota n'inzara y'umuntu, haba mu bwenge cyangwa se haba muri esitoma, nta development iri hasi abakoresha. Ikindi ni uko development y'abantu bake ntabwo iyo dushaka. Icyo dushaka tuzaka development y'abantu. Twebwe abagize ishyaka RDI ni ibitekerezo dufite.
tugize n'Imana tukajya ku butegetsi n'ibyo twahinduye. Ntabwo twahatanira gukubura imihanda y'i Kigali, ntabwo twahatanira cyane kuzamura za biridingi cyangwa se kubaka amahoteli. Icyangombwa ni umunyarwanda uri ku isoko. Nuko tubona. Noneho rero usanga ikindi tugomba kuzakora kandi n'ibyo byo guha abantu kubigisha gusa, tugomba guhindura n'imitegekere ya politiki. Iyo ngo duhindure imitegekere ya politiki ni uko tugomba gukora kimwe n'ibindi bihugu cyane ibihugu by'amahanga, ibingibi by'Uburaya nka Canada aha ngaha, abantu baremera uburyo nka byo n'ibyo koko twavuga bakemera rwose kuvuga inama yabaye abanyamerika bagiye kubona ubwigenge, baricaye bareba ukuntu igihugu cyabo kigomba kuzayoborwa, barangiza intambara bari barimo kubura abanyamerika bararwana bikomeye cyane, ariko baricaye baravuga ngo tugomba gushyiraho constitution. Iyo constitution igomba kuzatubera akarorero. Constitution rero ndagira ngo mvuge mu magambo make niba mwarakurikiye ibyo umunyamerika avuga ko perezida wa Amerika burya bari umuntu w'igihangange ngo basa nabi nka perezida w'igihugu kubera ko abanyamerika bafite imbaraga zikomeye cyane ku buryo bwa ekonomi. Burya abanyamerika bakomeye no ku buryo bw'intwaro bafite, ariko ibindi bihugu bishyize hamwe burya hari uko byagenda rwose ntabwo n'igihugu. Ni ukuvuga iki rero, ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2009 barakurikiye Perezida Obama yari akaha aravuga ati l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Là vous dites, ni ukuvuga ko constitution ni kimwe ahenshi muri mwemera Bibiliya, ni kimwe n'aho yagombye kuba Bibiliya y'abayobozi n'abayoborwa. Abantu ntibibwire ko bo bafite imbaraga ziruta ibitekerezo bya rubanda byashyizwe muri Kongo. Nimwe n'ibibona banyura hirya no hino ngo constitution umubyeyi ngo ejo bundi uzahindure ngo bikomere. Reka nana biriya ntabwo byumvikana. Iyo ndwara rero mu banyamerika nako mu banyafurika igomba gushira yikomereza. Ninde ubu ngubu ushobora guhaguruka mu bakristo na papa w'iro bakavuga ati ngiye Bibiliya. Tugomba kugira Bibiliya twebwe tugenderaho. Bibiliya yacu igomba kuba constitution, tugashyiramo amategeko agomba kubahirizwa, ntahindurwe n'umuntu, agahindurwa n'abanyarwanda ubwabo. Iyo rero tubona niyo politiki dushingiraho kandi tubwira ko uko bizagenda kose kumva kuzagira constitution abanyarwanda bemeranyijeho, yava muri ibyo bya rukokoma, yava mu zindi nama zizabaho n'izabikiraho. Ntabwo muzi akari mu karukokoma baravuga ngo abadashaka rukokoma, abadashaka rukokoma ni abazi ibyo bakoze. Abana bakongera bakaririmba ngo rukokoma yonyine n'izabikiraho. Shaki bashaka rukokoma ukata yarani abandi mu mutuzanye mu mwageze mwajyaga hehe fungu aho umujye mumenye aho muzagaruka, kuko ni ngombwa cyane kugira ngo mutekereze kujya kujya kandi muzemere kandi mukenyeze n'amatwara yo kugira ngo abanyarwanda babane, ariko babane bamaze kujya muri iyo nama nkuru birege bahanwe cyangwa se bakizwe. Gushyirwa kwa rero nta kundi nuko abanyarwanda ubwabo bagomba kuzashaka uburyo baterwa icyuhagiro bakongera bakabaho. Rero uko byose ikindi rero ni uko twebwe twumva muri politike hagomba gushyirwamo ibintu byinshi cyane nk'ibyerekeranye n'ubukungu nabibabwiye. Ntabwo tugiye kujya muri za detaye ngo tugiye ku misoro yashyirwaho, ukuntu bamwe bayigabanyirizwa, ukuntu leta nayo itagomba gukaza abaturage kugira ngo ibone uko ikubakamura kurwanira corruption n'ibindi. Ndagira ngo
yo gukomeza kwibanda kuri ibi ngibi kandi hakiri ibindi bikomeye. Ndagira ngo mbabwire mu magambo make ko numva ibindi ishyaka ryacu rigomba kuzashingiraho kandi bikazakomeza igihe cyose tuzumva ko ishyigikiwe namwe, ishyigikiwe n'urubyiruko. Ni ibintu byerekeranye n'uburyo mugomba gushingira ku bintu umuntu yakwita revolution démocratique. Habaye revolution y'Abanyarwanda bemeza ko bavanyeho imishingire y'igihugu yari ishingiye ku cyane, bemeza ko bashyizeho repubulika, bavuga ko gushyira muri repubulika ntabwo byabaye ngo de, ntabwo bigeze ngo de, habaye ishyaka n'aho ari rimwe, ibibazo byumvikanweho n'abari bagize ubuyobozi biza gukurura kudeta irakomeza, n'undi yakomeje abayikoze bayobora igihugu kugeza igihe inkotanyi zitereye, bijya mu byo kumvikana bishyiraho amasezerano ya Arusha. Ayo masezerano ntiyubahirijwe, abenshi bumvaga mu by'ukuri cyane cyane abari mu nkotanyi bagomba gushyiraho ubutegetsi bwabo, bakabushyiraho ariko batasoma Bibiliya cyangwa bavugisha ko bamushyizeho bakoresheje intwaro. None rero icyo twita revolution de mentalité ni ukuvuga ko tugomba gukora politiki ku bundi buryo. C'est la politique au fond. Ntabwo politiki yacu tugomba kuyishingira ku kirere cyangwa se ngo tuyishingire ku moko, tuyishingire kuko uko abantu basa. Yewe ibyo bibazo nakomeje kubireba basanga Abanyarwanda nta kindi bapfa badapfa ubutegetsi. Ntabwo ibibazo by'abahutu n'abatutsi ari ibibazo numva nagomba gutindaho cyane cyangwa se biterwa nk'uko jye nareze. Gusa numva ibibazo byarakemutse mu by'ukuri. Ubikanyisha kubeshya ko we ngo yumva yaravuye muri Chad cyangwa se ngo yaravuye muri Somalia cyangwa se n'ahandi, ngo nta kazi n'akazi agasigara ari wenyine cyangwa se ugasigara ari bakimuhoza. Uzakubwira ko we afite kuba yafata ubutegetsi kubera ko adasa na Twagiramungu, azaba yihebye. Nyine nzagira ati baravuga ngo abantu bafite amazuru agurutse ngo bafite ngo na metero 180 cyangwa se zirenga muri abatutsi. Abahutu tugiye mbona aribo babifite, ahubwo abahutu nabo barabaye bagufi, barabahutu abatutsi. Ubu rero urumva n'ibintu by'amagirira. Ubu nshaka kuvuga ndareba hano nkabona abatutsi, ndareba hano nkabona abatutsi, kandi ngomba kuvuga ngo muri abahutu ngabazuriye. Iyo ni ubyihuse. Ibyo byo kuvuga ko ubutegetsi bwashingira ku mazuru no ku mabinga ubizemo. Ubyihoreje kuko arabona umwe bavuga ngo babazwe ngo nuko ngo hari abantu babo bakubiye amazuru, ariko nanjye hari abana bo kubantu bakubiye izuru ariko urwo nabene baba babutu nkajya kubyiza duti. Ibyo rero ntabwo ari byakwica umubonano no byakwica umubano w'Abanyarwanda. Ibyo ni ibintu mugomba kwikuramo, ukumva ko igihugu cyanyu gusa uwo ari we wese wumva ari umunyarwanda agomba kukigendamo agize atagenda. Rero kugenda gutya n'uhumirije ubivemo, cyangwa abona umuntu ugakoma amataka anakuramutse. Wibaze abakunze kubikora nyina yonyine ndi umwana. Hari umuntu w'umushinga waje watuza binyiga yarafite imodoka mu yitwa ingangare, bavuga kwibona iki kwitwa kilometero. Ingofero bakabavanyemo inkono mu kanwa bagahagarara bategereje imodoka bagera. Kandi shefe nabageraho bamutotera akabibure. Ibyo rero byongeye kugaruka. Igihugu ni icyanyu. Jeni kumyo mugabo ya. Nta muntu n'umwe kabone niba yaba perezida wa repubulika. Sofu Imana yonyine. Waza akangata ngo batukunguye akanyaga abantu, urubaga kubera kujya bagenda nk'intama. Iyo rero numva revolution de mentalité irabasaba ko mwihinduramo abandi bantu. Mukamenya kujya mureba n'abantu mu maso,
imwe bapadiri batubi wajya kuvuga n'umuntu ubwira ngo wese muko bitonda ukamubwira ureba ku mano ile yitwa ibisaza ngo no abantu ikintu cya mbere mugomba kwirinda mwe no kwirikana ubwoba muri oya urugero ndaje kandi n'undi rugero ni nk'uko umuntu aza kubwira ngo I liberated my country. That's all. Abandi nta kintu kiri. Liberated my country with what? What? Umuntu liberatinga igihugu cye akavuga ko yakiburatinze ku buhe buryo? With a gun. Gari muzikari. Hili ni vitu gani? Hili linatoka mbinguni. Icyo kintu kiva mu Uganda gicurwa n'abantu. Niba gikanyika cyane. Mugomba rero ikintu kitugomba mugomba kuvamo. Revolution de mentalité n'ibindi kintu ikintu mugomba kwemera kikabajya muri roho. Mugomba kumenya ko nta minsi myinshi buri wese afite hano. Urumva bari gutwawe ukabana n'undi mugaturana mugatura. D'accord, wewe unapitia Kiswahili. Kweli? Urumva se? Iminsi uje mutekereza iteka ko u Rwanda ruzahora. Kabika kumutekereza ko ruzahora. U Rwanda ntacyo rwaba ruvuze kubera ko atari umusozi. U Rwanda n'abanyarwanda. Mugatekereza ko mugomba kuzabyara n'abantu banyu bakabyara bazabaho abuzukuruza n'ubuvivure. Mukamenya ko matugiye igihugu. Ntabwo waza kubona ugiye gukambakamba cyangwa ugiye gukomera umuntu mu mashyi wazabikora. Hano umuco nyine wose abatenye muko iyo umuntu abona hari abantu bamwe bakandagira bakubita hasi cyangwa bakabatuka babatuka mukakoma mu mashyi cyangwa babayemo. Urabona ko uri gure uri ibintu baniza muri za intersecto ugakoma mu mashyi. Mama we. Révolution des mentalités ni kwa gukina. Ukibona mu ukumva kubwira amafutu ukamureba mu maso bitujyaho ngo ukamubwira ko atari ukamugaye kuko mwese mwamufutu ubwoba ubu nenda koma mu mashyi ugashobora kunyica abantu bicana bagomba kuva kugira wanyuze abantu bumva ko bagomba gutegeka bica abandi abo bantu bagomba abantu bari mu gihugu bakumva ko iteka bashobora kwicwa igihe abandi bashakiye abo bantu bagomba kubyanga n'ibyo twibwe tugomba kubyanga. Revolution de mentalité rero isaba ni ibintu nk'ibyo ngibyo kumenya kubana n'abandi kumenya kwihagararaho kumenya kudasuzugurwa kumenya tugiye nk'abandi ukiha n'agaciro. Rero tumubare ibintu tugomba kurwanira kazanwa na demokarasi. Ariko niba twumva ko iyo demokarasi ishobora gukemura ibibazo byose tuvuga mu ishyaka ryacu ko tuzagerageza tukareba niba itabishoboye kandi rero umugabo atarasoza yarwo gusakundi byagenda ariko noneho biramutse bitabaye ibyo hari ukundi byagenda ariko abantu ngira bari Kinyarwanda ubwo mu Kinyarwanda neza ndari mu maso nkabona gusa n'uvuga igihembwe donc kuri ibyo bya revolution de mentalité byo ntabwo nakurirwa mbabwira byinshi kubera ko ibyinshi murabizi twavuye mu gihugu cyacu turi impunzi kuba twumva ko habaho revolution de mentalité ariko hari n'ibindi bigomba gukorwa. Ibigomba kwitabwaho rero ni ibi ibigomba kwitabwaho ni uko abanyarwanda bari hanze bagomba gushyira hamwe kandi bagasaba kenshi
ko bagomba gusubira mu gihugu cyabo. Nta bantu niyo muzatungira mirenge hano umuntu kubaho adashobora gukandagira mu gihugu cye kandi abibuzwe n'abandi byatumye ubwo bitari bifashe iki gihe bamwe bafata intwaro baza barwana. Bamwe rero bato muri mwe mugomba gushaka uburyo bwose mwagombye gushyiraho ndetse n'ikintu kimeze nka association international impunzi z'abanyarwanda ziri hanze zikamenya uburyo zigomba gukomunika kandi zikagira inshingano yo gusubira mu leta. Ibyo kwiberaho hano nanjye narahabaye kakula ariko ikintu kibuze ni akazuba ariko ibindi uzaratengamara ariko watengamara utatengamara kama huna nchi yako iko bure. Ndagira ngo rero rimwe ritaza kunyibagira kuko ntaza no kubivanga. Hari ibintu ushaka kugira ngo mutekerezeho cyane mvuga mu kiriya bya revolution démocratique nuko nibagiye kubabwira kujya mumenya amateka yawe rero ndabahingira urugero ngo ndangize kuko iyo nanjye kuvuga wasanga ngaba bakiye batahira amateka ni ikintu gikomeye cyane. Mwebwe bize muzagire muri dictionnaire muri ijambo bita ra wongere urebe rero n'umujya kuri dictionnaire n'umujya kuri za Google wongere urebe irindi jambo ryitwa ngo tribu wongere urebe irindi jambo ryitwa ngo ethnie. Mwese ko muri hano mbaye examen ayo magambo yose uko ari atatu mu Kinyarwanda asobanura iki ubwoko. Twebwe abazungu bataraza race batuzereke umuntu agatubitse kantaranyuka mu gukora umunyamahanga. Ibintu bya ethnie ntitwari tubizi, ibi by'amazuru n'amabinga n'ibindi biza abazungu baje kubera ko na mirwari yari kugira ngo umenye ko nikoreye ikabutindi hano nari kwibwirwa n'iki Rwanda nta mirwari hano. Abantu rero baragaragara bacengeje ngo batwara iwabo kuko muri izina bwiye mu kinyarwanda bavuga mu kinyarwanda cyatsi n'ikindi ikintu cyariho mu Buraya ni bari kwiga mu ko hakindi abafite amaso bleu bakuvuga ngo baruta abandi n'imisatsi n'imihondo inanga banashakishwa ngo ni ngo beza ngo cyane ariko bose byaje kuva mu kabutunzi ntabwo kuri ngo kugira abantu bararunguranaga. Abantu bitwa basinga b'abahutu babitaga basinga b'abasingira abantu barasingirana. Abo bami bambwe barongoye abandi bakobwa babwiza mu cyangwa arababwiza ubwira kukomera ariko ufite fashion y'umuntu aza kubwira ngo niwe mwiza ariko nanjye ntahana ari umukobwa wanjye nkavuga ntibazamurwara sekane n'uwaya ngo ni nta monopole y'ubwiza n'ububizi kandi ngo ni mwe gusa byabashingiye muri Somali bareba injwi niyo bafite izuru ndetse n'ibingo ugira injwi ruri umusomali bene wabo bari bose imisatsi ne babakuye abandi barwanya ibintu muri abo Somali bafite ikibuno mu gisongoye hepfo n'abagafite ibintu abo barahigana ariko mwabaye muti ibyo bintu nibyo gupfa mukazagira. None rero kuri ibi by'amateka mugombe kumenya ko bose tumenye no babanaga abantu bataba n'abako barabana ku bintu by'ibintu byinshi kujya muri za rite za Kinyarwanda uko abakobwa bifata nuko abahungu bagomba kwifata barongoranye cyangwa iyo batarongoranye ibyo niba n'ubwanganira iby'imyeyo babona n'ubwo babizi. Tugomba kuzakora igitabo kigisha umuco wa Kinyarwanda kigisha n'uko abanyarwanda babanaga na za rite zabo kubazikunda. Ibyo ni ibintu byangomba. Bityo rero kuri ibyo by'amateka ndagira ngo ntonge ibi ku rundi rugero nuko abazungu binjira mu Rwanda murabizi bakoze babwiye Mutinyo ngo nabasize Mutinyo ati ndabukora bati Mutinyo ati nshobora kubasize ati umuntu kubana bati ntabwo ibintu bose
ibaruwa rero baje kuyifata mpora mbibwira bamwe tuganira yari yandikiye umukobwa witwa Mukiganiro ufite n'umugabo witwa Rwagataraka akaba yari umwiga w'umwaka bwa nyine wabo bakazanira inyuma babone bishe karindwi bakuko ibaruwa rero bayifashe basanga yaranditsemo ngo mwana wanjye Musheshambugu nuramuka wemeye iby'abazungu bazakubwira ukajya muri iyo dini uzaguca mu muryango wanjye uzate nk'uko umwana wanjye witwa Munuko yishwe zinga bamaze gufata ibaruwa rw'umutungo bamuvanye ku bwami umuryango cyangwa kugira abantu bakajya bajyayo baramwambutsa kujyana ahantu bita ngo Mumu niyo yaguye nta n'uzi aho bamuhanze umva agasuzumuka bo uwo muntu yari se kugera ntawe uzi aho bamuhanze kuri byo rero byerekanye n'umutaka Kinyarwanda nk'umuntu numva abutegetse ariko mufite imbere ntabwo bakiyamenya kuko ni rero ikindi ni umugabo witwa Rwabishinga muri mwumvise amateka ye ubona ko abantu batazi kwiga n'amateka y'igihugu Rwabishinga ntabwo mumuzi murabeshya mutumva inanga nuko mbuze umwana naganirije ubundi yamubwira amateka mubaze imyaka mirongo itatu natekereza ko amaze 18 hano wasanga ibintu bikomeye muramutse mutanayamenye byaba ari amakosa yacu kuko muri mu buhungiro bagomba ibyatiyarigisha ibyo ari byo byose yaba Rwabishingwe warwanye niwe muntu wa mbere niwe mumvisha abantu dore Rwabishingwe niwe muntu wabajije gutunguka imbere y'umuzungu amureba mu jisho aravuga ati ngiye nagukanda Rwabishingwe abamuti kwitwa umupadiri ntiyakanda muri kariya karere ni umuntu warwanije yitwa colonization yaba musinga yaba Rwabishingwe ugomba kumenya ko mu muco tugomba gushingiraho n'ubuye kuzakora politiki yo kubana abo bantu bagomba kuba kubera rero bonyine bagomba kuba turavuga ko iyo ndavuga ibyo nabonye nabarimo birimo ibintu by'agaciro ntabwo dushobora kuba dufite abantu bategetse igihugu cyacu bagakorana na revolution bakazanira repubulika ngo abantu bajye bavuga ko ari imbwa cyangwa ko ari abicanyi akaba ariyo mpamvu numva ibintu bya perezida Kayibanda na bagenzi baba ba Munyangazi baba bagitera baba babica mu mpaka abo bantu ntimugomba kwibagirwa n'umunsi umwe igihe cyose nawe mutabasenye cyangwa mu bamba ari umugomba kuzuba kwese kubera ko inshingano bakoze yo gushyiraho repubulika uko bizagenda ko bibaye ngombwa mwabicira ariko repubulika ntigomba kuzuba kubera rero abantu bayizanye mu abantu babazira imbwa ngo nta Rwanda rwariho kuva muri 1959 kugeza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kama Mukiganiro Kinyarwanda Ijambo n'iminatiki abantu iyo bavuze bati mwumva ari ikindi kuri ibi ngibi by'amateka mujye mumenya ko uko bizagenda kose abantu niba umuntu yakwiye kuva muri kazima kugira ngo wowe ugomba kwibagirwa kumva ugomba gusa ndetse ukudasa muravuga ati ntugomba nanjye nitwa Twagiramungu ubuzima bubone Twagiramungu imvuga ibyo twagira ijambo mu iwacu babatijwe gatabatijwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kabiri rero nabatijwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu mu kwezi kwa munani ariko kugeza kuri iyo myaka yewe navukiyeho ababiligi bari baranze ko abanyarwanda bavuga Imana uko Imana ngo za Ryangombe n'izande yandi abantu bose bavugiye abitwaga batwagira Imana bakabana bapagani ariko ubundi yari hafi nashobora kubona uvuga ngo nitwagira Imana mungu iko Kiswahili abari ijambo ry'Ikinyarwanda bityo rero umuco w'Ikinyarwanda mugomba kuwukomeraho mukiyemera mukamenya ibyo mukora mu muco wa Kinyarwanda mudafite isoni menya naje kurondogora hano umugore ngiye kurangira ndabona natega sayo yumi bavuga ati umusaza yatomboye ngiye kurangira nakurikiye iby'amadini kugira ngo nka buriya abantu b'abajapone ntabwo bashobora kubaho mu gasuzuguro
n'agasuzuguro kari wabo bakomeje idini ryabo. Umwe nuko abashinwa bakomeje ibyabo ibyo ari byose, baba abahindi baba abashinwa bafite uko bemera amadini yabo. Twebwe nta dini ryacu tugira, nta dini rya kinyarwanda riba. Ibyari barabisenyaguye babyita ibiheko, igihe abantu bajya gusenga babungabunga nk'ibitambo kandi ari ibyabo. Bajya bumvuriza kwa padiri ko bagiye gukora ibintu bya dini ya kinyarwanda, padiri akabwira sushefu bakagusumira bakakugena nk'ibiti cyangwa kubafungira nk'ibitabo. Ibyo ngibyo se ni colonization, abo ibintu bigomba kuvaho. Ntabwo numva ko twebwe kera batugizaga kutavuga ibitegeko, n'ubu ngubu niko bikimeze. Kugira ngo uvuge igitsina cy'umugabo cyangwa cy'umugore byari biteguwe, ariko ubu abantu barabyivugira babiririmba mu ndirimbo. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko mu by'ukuri abantu batangiye gutinyuka. Impanga rero iteka urugero ku bantu bita bafite idini yitwa shintoyisme muri Ijambo. Abo bantu bafite ntabwo ngiye gushishikariza uvuge iby'abagabo ko babyita, ariko bikorera ikintu cy'abagabo bakakibunza ku muhanda hose kibumba, bakagira ngo icyo baba bakatse ku bagabo. Abantu bose bagenda bagipfukamira bakoma mu matima ati rwose niwe twagira ni idini yabo, kandi ntibabujijire kugira amajyambere ashobora kuba yagenda no ku majyambere bagira. Avuze ngo ndakubariza ikarita. Ikindi rero ndagira ngo ndangiriza aha ngaha kuri ibi bintu mugomba kujya mumenya by'amateka. Mujye mumenya ko twagize ingorane zikomeye cyane muri 1994, ariko ingorane zatangiye muri 1990 abantu barapfa. Hano kuri izi mpapuro nanditse mu Gifaransa nanditsemo ko tutagomba kwibagirwa. Nkabagiyeho ko aho gusaba guverinoma y'u Rwanda kwita ku bibazo bibangamiye abanyarwanda byerekeranye n'abantu bapfa. Ntabwo abantu bashobora cyangwa se igihugu tuvuge cyangwa se igihugu bishobora gupfusha hano muri ibihugu muri Amerika byo ni nabi tugize harimo muri Amerika yatsinze bavuze Amerika idini ni Canada na Italy. Muri Amerika Latine sinumva ko muri Amerika Latine abaperezida babiri bashobora gutira umunsi umwe abantu bose bakamenya. N'ababishe ukabona babunga mu mihanda kubona ntacyo bibatwara, ndetse bamwe bakaza bakavuga bati twamwishyuriza bagakomeza bafite. Barangiza bakajya kugamana n'abazungu ngo bavuge ko ngo aba bantu bishwe na bene wabo. Ndebe n'amahoro. Namara nongewe bavuga ati perezida Habyarimana bajya kumurasa nari maze nk'icyumweru tuvuganye, hari ibyo twavugana n'amakuru bigira hano, ariko nta bindi yavugaga biterekeranye no kugira ngo amasezerano yarusha ashyirwe mu bikorwa. Ku itariki ya 4 kugira ngo yagiye kwa Mukiganiro aravuga ati ndagira ngo tuzajyane mu nama mutangira cyane niwe ntabwo nzajya. Ati byaziriya nama bagomba kuba n'ibintu by'amayira ntabwo yabyine. Yaravuga ati byo nzagereke zo bagira ngo batazagira ngo nyuga nta komahora za muri kariya. Kandi iyo nama yagomba kubera Dar es Salaam nta nubwo yareba mu Rwanda yareba mu Burundi. Agenda amaze kuvugana na Rugira kandi kugira we yavuze no ku maradiyo. Nange bigira amamagara bimubwira ati perezida yiye Dar es Salaam atari kuvuze ko kuwa gatanu muzakora ko mushoboye guverinoma ikajyaho. Ati yambwire ko rutugira ngo ati ugende ubwira abo bantu ko koma bari abantu babo bizarangire kuwa gatanu. Habyarimana yagiye Dar es Salaam ntabwo ngo agiye gushakira amahoro mu Rwanda, abantu baramwica bamwica bavuga ko icyo bamwica, ariko ngiye mfasha amafi indi menya umurwayi kuko ibyo kwese sinamenye. Abantu bica umuntu bagakora umugambi tubizi bakajya bajya ahagaragara bati ni intumwa ya Mungu ntabwo ari twamwishe koko.
ko hari aho bavuga bariya bahoze bari abajyanama ba Hitler bavuga ikinyoma urakomeza ukakivuga bakagukanurira amaso ati ntugahakane mu gufata iki unongera ugakanura andi maso ukavuga ko ari byo kugeza igihe abantu bemereye bakivuga nyatumubishyira imyaka ibaye ejo bundi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2014 biba bimaze imyaka 20 ikinyoma abantu bagicuruza kigafatwa gityo umuntu shitani ukona bari mu marayika icyo ni ikintu kitagomba kuba gitakaza n'abantu bishwe mu gihugu yewe navuye muri guverinoma itariki 25 ukwezi k'umunani bavuye mu kumwe na babura bavuyemo nuko numva ntayobora igihugu cyangwa se ngo umeze ku mwanya wa minisitiri w'intebe nuko numva ntacyo bimarira kuba minisitiri w'intebe ushobora gufata decision cyangwa se ngo uhagarike intambara cyangwa ubwira abantu nko kwica ibyo nashoboye kuvuga mbuza abantu kwica navuze ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 1994 uwo abantu n'ingoyi wafungira ubusa ngo barakagukaraga agatuza kagaturumuka ibihari gasohoka ibyo bazungu barabizi twaravuze ivata rirasohoka kugeza n'ubu ntacyo ritasohoka abantu barapfiriye bamwe mu basirikare kuko mwavuga ibigambo gusa abantu se bapfuye we nta birimo ntihari muri abo baba bagiye kubica ntabwo abantu bari kwikika nibiba ngombwa tuzabiburanye ibihano nibagiye n'ibihano ibindi bintu bijyanye kuvuga ko abo bantu barashwe ndahari ndi muri Denmark ntacyo byaba iyo guverinoma nari nyirimo ariko si bwo kubwo nari nyirimo ntabwo kwikanditabaye 8,000 ibintu na sharia kana cyapfuye hafi 8,000 yari telefone ndi mu maze rero ngo nibarekeraho ngo ntihagire ubwoko abantu 8,000 bapfuye kandi ahantu bita Srebrenica muri hariya muri biriya bavuga ngo bacemo kabiri bose yarapfuye cyose habo babikorera n'ibiseri nyamurane kandi ibiseri baho ikibeko umuntu arakugendeye ku itariki ya 7 z'ukwezi no ku itariki ya 5 z'ukwezi no itariki ya 7 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2020 ajya ku gikongo rero abantu biti murabe baratangira arari ati ndababaye cyane ati taganyina gakomeye kubona abantu ntarabishe umurage umuntu akaba akidegenje yivugiye uwo muntu bamubwiza no kumubaza bati ntabwo rero wizababyara imana mu kinyarwanda mu by'ukuri avuze ngo nta mushinga naramaze kubera ko hari mu ntambara hafatwa itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2010 abazungu bo muri Loni ni kuvuga raporo ya Loni bita mapengeso baraniga ngo hashobora kuba hapfuye abantu bageze mu 300,000 y'abahutu b'impunzi bishwe n'ingabo za RDI ubu biramutse bigiye mu rukiko rubishinzwe bakwemeza ko rero umuntu ati nimwe ya mungu ntabwo bazimiriye amafoto ahari raporo zihari abakomeza kugumira ku butegetsi rero nibwira ko n'igitongo abanyarwanda twese abantu tubiremwe muntu kugira ibyo abafaransa bita sentiment ubuya n'ibyo bita emotion kurira nta muntu ubifiteho monopole twese dushobora kurira indahita nanjye ndibuka abandi bapfuye nkarira wenda nigunze ariko ndibuka kandi hari abafite rero uburenganzira bwo kurira mu ruhame hari n'abafite uburenganzira bwo kurira bica abantu twese turira kimwe bakojeje kimwe ntawe uzahakana ko iyo jenoside itabayeho bazashake abatanze uruhushya babwira abandi ngo bajye kwica abo babihanirwa abari muri leta bazahana abaturage bafunze bafunga iby'amaherere bazarekurwa habeho amnistie generale bavuga ngo abantu baziriye kuziriya ariko bagiye mukira mu gaciro
kugira ngo wireconcilie bageza mu kindi gifaransa ariko byose ubwiye nako mugihe navuze mu cyari tekereza rero ariko myaka Ivan ibyo ari byose ubwiyungi ariko ntabwo dushobora kwiyunga kumana niba babone ngo mujye mubwira ngo bene wanyu ngo niyo baba batarishe ngo bajye basaba imbabazi ariko agasuzuguro kabaho tekereza usaba imbabazi umuntu wakwikiye urabyimagina wowe umuntu akaba yarakwikiye we bakababaza ko hari abantu bishe bene wabo wowe we yarakwikiye ukamusaba imbabazi nanjye rero bakunze kubishyira mu majwi ngo naravuze ngo hari abantu bazapfukamira nibyo nta muntu ushobora gupfukamira agiye kugira ngo ubu yamupfukamira umuntu unakorera abantu bakana ntabwo naba narapfushije abantu banjye bagumye no kungira ngo ariko ngo kuba bari mu bishwe n'abakungu gushaka ibyo si byo ndiba ntabwo ari ibya n'ibyo akagira ubundi bagenda reba iby'abanyarwanda ariko ikimbaza ni uko umuntu yambwira ngo hari abantu mu bishe nanjye baranyise mu gihe upfukamye nabo ngo hari umuntu ukomeye maze ngo umuntu utari imbabazi reka bati n'agasuzuguro gakomeye niba mushaka rero ibyo ubwiye ariko ubwiye batari ibintu bikomeye kimwe na rwose ibintu byo kugira ngo abantu babane mu mahoro kandi bumvikane bongere basabirane bumve ko nta kibazo bizakomera cyane niba tudashyizeho ubuyobozi berekana ko ibyo bintu bigomba gukemuka agasuzuguro kakavaho abantu bakumvikana abishe bari mu buyobozi bagafatwa baba abo muri CDR, MDR, MRN cyangwa se bari muri guverinoma y'abatabazi abantu bazafata ariko baha abanyarwanda bari gusa ntabwo ibintu byashoboka abantu bo muri ACDF bakomeje kugenda bibwanagiza ngo ni abamarayika ngo abazungu barabakunze ngo barashyigikiye kubera ko babakubita ntabwo bishoboka zero konsiyanse yashoboka abo nabo batabarijwe ibyo bakora nkaba rero ngira ngo nangize bashimira mfite byinshi nagomba kuvuga ariko urabona ntabwo niyo naje gutanga imitungo yanjye naje kubaganira byose kuko n'ibintu byose ndabona nabijana nkaba rero ngira ngo ndabizi kuri iki ngiki cyerekeranye n'ibintu byo muri Congo Jean-Claude donc en fait j'expliquais la politique de notre parti le Rwandan Dream Initiative en relation aussi ou en faisant référence à notre histoire en essayant de dire à mes compatriotes et à mes frères burundais que nous devons être très fiers de ce que nous sommes. Que nous devons combattre toutes les politiques qui puissent nous réduire à un certain esclavage. Et nous devons chercher des voies pour y parvenir. La voie qui puisse être la meilleure, c'est la voie pacifique. Et la voie de la démocratie. Et ce, faisant référence aux principes démocratiques universels. En plus de ça, j'ai relaté des événements saillants dans notre histoire et j'ai même cité certaines personnalités qui peuvent mériter, qui mériteraient, de quitter de héros. En signalant notamment le nom du roi Mukuru, qui a combattu la structure étrangère, notamment la colonisation et la religion imposée. Lui, préférant à ce que les Rwandais continuent d'avoir une culture et d'exercer les religions. J'ai donné aussi d'autres exemples des noms que nous respectons chez nous, tout à fait au Canada. Et j'ai imploré aux jeunes qui sont ici à avoir aussi le courage de ne pas marcher, vous allez vous santé, je ne sais pas comment dire, les moutons marchent comment. J'ai encore expliqué comment le mouton marche comment. Hein? C'est des faits. N'est-ce pas? Il ne faut pas. Peu importe le pouvoir.
il y a une dictature qui vous oblige à marcher cette laissez pour avoir le courage de le combattre. Donc, le premier combat que nous devons mener, c'est le combat contre la peur. Alors, j'ai évidemment donné des exemples qui sont filmants rwandais. Et maintenant, sans aller trop loin, à moins que vous ayez peut-être me poser des questions. J'ai parlé de la vie sociale des Rwandais. J'ai aussi montré un peu ce que nous pouvons faire dans le domaine économique sans profiter ma foi. J'ai essayé de décrire, ou plutôt dire que la modernisation n'est pas progrès. La modernisation n'est pas développement économique. Parce que prétendre que le Rwanda est devenu Singapour, parce qu'il y a des buildings qui sortent de la terre rwandaise ou alors de la terre de Kigali comme des champignons, en se servant des ressources minières qui viennent du pays que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo. Je pense qu'on se trompe. Le développement premier se trouve dans le cerveau. Nous insistons sur l'éducation. Et j'ai donné l'exemple de la Corée, notamment la Corée. Alors, le reste, je n'ai pas eu le temps de parler de ce que nous devons faire. Alors qu'il en fallait. J'ai parlé de la conférence nationale. J'ai même oublié de signaler qu'il y a des points importants qui ont été tirés dans l'accord de paix d'Arusha. Tel que je vais le signaler, la résolution définitive du problème des réfugiés, l'instauration d'un état de droit qui n'existe pas, la consolidation de la cohésion sociale et le partage équitable du pouvoir. Alors, les gens qui sont ici se souviennent du discours du président Kagame du 30 juin 2013. Ce discours, vous devez toujours rechercher et l'afficher quelque part. C'est une insulte. Ce discours du 30 juin, date anniversaire de votre indépendance, Jean-Claude, le président Kagame nous a qualifiés tous de tueurs. Et maintenant, il commence à s'amender un peu pour nous raconter des mensonges et dire oui, il a dit ceci. Political space, freedoms, democracy, human rights. Ngo ibyo ntibyiyapurayinga mu gihugu cyacu. Njye tanze. Urafite tanze. Alors, si nous parlons d'état de droit, on a vu que human rights ntabwo mu gihugu. Ariko abantu bagashoza ntambara mujya mumenya bariho. Menya turi intama kwe. Mtu anasema maneno na mnayo nyinyi mnatazama. Nikutazama ama mnafanya mipango mingine ya demokrasia mama wewe utafikia habari. Bon, voilà. Je veux continuer pour Jean-Claude et je continue cette sortie en français qui s'agit de la révolution. La guerre qui a commencé en 1996 en République démocratique du Congo sous prétexte de détruire les camps de réfugiés, et cette guerre a continué jusqu'au bout. Puisqu'il s'agit ici d'une guerre de colonisation dans l'Est du Congo. C'est une guerre qu'on appelle politiquement une guerre hégémonique. Et cette guerre a été soutenue sournoisement par certaines puissances qui ont laissé l'armée venant du Rwanda continuer son chemin sans aucun arrêt. Anti-Wa notamment, réfugiés rwandais. Et jusqu'au point où, jusqu'au moment
où un Rwandais a été nommé chef d'état-major des forces armées congolaises. Il ne peut pas y avoir plus de colonisation que ça. Et tout le monde a appris. Il y a une autre alternative, c'est en 1998. Cette fois-ci, le Congo était préparé avec des alliés dont l'Angola, le Zimbabwe et j'en passe. Et les Allemands. Les colonisateurs ont été reçus. Mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont dit, mais écoutez, on ne l'a pas à Kinshasa, on va rester dans le pays. Cette guerre est devenue une guerre régionale, et cette guerre est devenue une sorte d'esprit dans le ventre de la région. Vous tous les jeunes, vous devez compatible avec le peuple congolais. Compatible avec le peuple congolais et le soutenir jusqu'à la victoire finale. Mais ce que je dis, c'est sérieux. Ce qui se passe à Goma vous concerne. Les Congolais nous ont rien refusé. Ils ont accueilli les réfugiés en 1959, ils les ont aussi accueillis en 1963. Certains parmi eux ont même occupé des fonctions que les Congolais même n'occupaient pas. Finalement, on a dirigé sournoisement le pays pour le faire. Oui, Marie-Thérèse. L'électeur local, du président Mukuru, l'homme fort. Les autres ont fait des affaires prospères. Alors, je ne parle pas de Nico, je ne parle pas d'autres d'ailleurs qui sont tous de ma région. Aujourd'hui, ils profitent de l'affaiblissement, je pense, du Congo dans sa structure. Ils pillent et ils tuent. Et tout le monde regarde et croit que, bon, c'est faisable, on est détenu par, je ne sais pas quoi. Il faut que ça arrive. Et je vous dis, si vous-même vous ne vous défendez pas, dans votre mentalité de vous dire, écoutez, nous, on est européens. Vous savez, vous voilà, mais vous voulez, vous va dire, on va dire, on va pas mon œil. Nous, mais ko abazungu nyine bashobora kubavana urabona izindi ngamba zo kugira bakabona ko kindagurira iyo ngengo za nta muntu uzaza kugusiza urubanza rwo mu rugo rwawe wowe ubwawe ntukabimukora cyangwa se ngo wumve alors, à ce qui concerne le Congolais, moi je demande tout simplement que vous tous vous engagez en prière ou autrement. Mais il faut compatir avec le peuple congolais, et c'est tout pour que cette guerre. Si c'est avoir une fin, et c'est très curieux. On demande aux auteurs des crimes au Congo, est-ce que vous soutenez la M23? On n'y pas moyen man, on va vous dire. D'abord, il faut que vous trouviez dans le cas de Muri, là, si vous voulez, vous photora, vous avez photora. Je m'excuse, je mélange. De toute façon, moi, je crois qu'il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que ceux qui attaquent le Congo, aujourd'hui, et les anciens réfugiés qui sont transformés en Congolais, qui combattent aujourd'hui le Congo, ils seront tout simplement experts. Le Congo sera toujours un peu très fort. Et nous devons le soutenir. Parce que, dans le cadre de ce PGR, il était écrit quelque part que le mouvement des citoyens était libre. On pouvait aller au Congo et demander des terres et les obtenir, sans devoir prendre l'État. C'est ce que les gens font. Ils viennent chaque fois qu'on dit. J'ai la paix, je vous promets.